ariko noneho ngo hari ubwino bundi nuko amashusho yabwo atarajya ahagaragara yuko noneho ubutaha tuzabereka iki amashusho ya ndani. Wow. nkaba ntari njyenyine kuri GCM7 TV. cyambere nk'abakunzi badukurikiye mukande subscribe, mukande like na share nyinshi cyane na comment. Rero sinjye njyenyine na GCM7 TV turabakunda cyane. Nicyo wabwa nk'abakunzi ba GCM7 TV. Uyu munsi mbafitiye ubwino, uyu munsi ngiye kumena umuceri gishaka kivi. Imiceri yahawe ko ariko ntabwo ari wa muceri wo muri cya gihugu, ntabwo ari Bugarama cyangwa iki, ngiye gusasa inzobe. Ugiye gusasa inzobe, muri make ugiye kuvugisha ukuri. Ubundi ikitaravuzwe ngiye kumena umuceri, ahubwo ndabanza nsuhuze abakunzi ba GCM7 TV, aba GCM n'aba GCM kazi mwese basuhuze rwose tubaye ikaze. Rero amakuru agezweho cyangwa se amakuru amazi iminsi acicikanira ku mbuga nkoranyambaga bamwita Sabenski. Amakuru ya Sabenski rero bura rero amakuru ya Sabe bura abantu benshi bayiyaza igice. Bayaza igice, ariko niyo mpamvu nanjye nazanye umuntu uri bwababwiza ukuri. Uyu munsi wa none ngiye kumena umuceri. Ngiye kumena umuceri ku buryo ibyo mwari mwarizeye byose muri busange byari ibinyoma. Koko se ngaho wowe tangira abakunzi badukurikiye nyine naguciye mu ijambo babanze bakore subscribe, like, share nyinshi cyane nyine iki kiganiro kigere ku nshuti zabo na Sabenski. Sabenski ubundi abantu mujya muzenguruka imbuga nkoranyambaga nyinshi zitandukanye cyane, ariko mwabonye ko umupatoro Sabe bura n'umupatoro ukomeye cyane, niwe wa mbere mu Rwanda ufite cani ikomeye. Niwe wa mbere ufite ikinyamakuru gikomeye mu Rwanda. Nashatse kwita ariko baranakizi cyo kwisimba. Nashatse umva buretse abantu badukurikiye udashaka kugira ngo sibakumva ibi barabikurikira ku isi yose. Ndabizi bari bwakunyomoze cyangwa se niba ari byo baratwandikira muri comment cyane. Sabenski aragiye rero ngo agiye gucemba ngakatakata mu makorodori. Ubundi ikintu cya mbere mubanza kumenya, urabona mu minsi ishize twagiye tubona ngo Sabe ngo ari kumwe na Sabenski ngo ari kumwe na Ngwino Ndebe. Biriya byose ubundi bira mu ndimi z'amahanga ni prank. Ngo kuvunika. Urabona twabonye video yasimbutse igipangu bwa komando. Ngo yari yigize ngo za filime abana bakunda mwakiteri wazo harya yitwa Spiderman. Spiderman yari yagiye bw'igiteganyo yashatse kwigana Spiderman. Ariko kubera natize nkeya nk'abantu baba boss ntabwo aba yarariye imyitozo, ngo noneho arasimbuka amaguru asubira hehe ajya muri nyina. Ubwo nyine ushatse kuvuga niki? Nyine amaguru yasubiye mu nda. Nicyo nshaka kuvuga. Rero abakunzi ba GCM7 karindwi, uyu ni umutumirwa wanyu muramumenyereye, ariko aya makuru nta handi mwayumva uretse kuri GCM7. Ubundi ni ukuvuga ngo Sabe kuba yaravunitse byaravunitse, ariko izindi nkuru zose izi zose ziri ku trendinga ku ma social media atandukanye. Ubwino ni hano buri nta n'ahandi wabubona. Urugero urabona kuri iriya shusho mwabonye Ngwino Ndebeski ari kwandika abandi baranarizaga ngo ubwo ngo ari kumubwira ngo sohoka ngo twafashwe ngo kabaye. Yego kabaye. Ubwo rero hariya icyo
bariya ni abanalizateri, umuntu abyanariza uko ashaka. muri make hari nk'ukuntu nk'abanarize b'imipira bifashe nabo barabyanariza babitukumbura ariko mu bashaka icyo bareba icyo yari agamije cyari iki. Mu by'ukuri rero ntabwo yanditse ngo wanjye runaka ngo sabesti ngo twaguze none ngo sohoka vuba ngo nuko abenshi niko babyanariza. ariko byarabashimishije icyo nshaka kuvuga nuvuga ngo bira byose mwabonye ni agakino. koko se bira bintu byose abandi noneho bazanye inkuru zivuga ngo burya ngo imbere ngo yari afite umwana utujuje imyaka ngo akaba ari cyo kintu yahungaga ngo agaca hahandi inyuma ngo cya giti ngo twabonye kikamujomba ngo itako yongerejwe yego ngo cya giti twabonye kikamujomba itako hamwe yaciye nyine mu gakorodoro noneho ngo agasimbuka aricyo cyamujombye ngo tukabona ngo akaguru ngo katuritse. ariko ndi kubona n'abantu bari kujya bavuga ati ngwino urebe ngwino ndebe nk'ubwo ngubwo nk'abanalisite baba babikoze cyangwa se ubwo bushobozi bafite bwo kuvuga ati ngwino ndebe bagira ngo barebe Sabe cyangwa se kari agakino bamukinnye. nuko ubundi uriya mugabo uri ukuriye RIB yitwa Murangira Thierry B nayiza iyo udashyizeho iriya B ntabwo ubu vuze undi utari we yaravuze twarakimubajije ubushize aravuga ngo ubundi imbeba ifatirwa mu mutego wahikunda kunyura. ibyo rero byo kumutega umwana utujuje imyaka nawe urumva igisubizo niba koko yarakundaga guca inyuma umugore we cyasa ni umuntu aca inyuma agaca inyuma y'inzu ni byinshi uko wabivuga nyine ubwo icyo turi ikiganiro turiho nyine ni uguca inyuma umugore we akigira kureba ngwino ndebe noneho rero hariya biri kwanarizwa ko ngwino ndebe ari pase yari yahaye nde Sabensky trebye noneho rero akasigara harya inyuma amucungiye uburyo amucungiye niba nta wabagwaho. ariko noneho ngo hari ubwino bundi nuko amashusho yabwo atarajya ahagaragara yuko noneho ubutaha tuzabereka iki amashusho ya ndani ubundi ubu turi kubabwira amakuru ya ndani. ariko uzi umugani bamuciriye nyine ku mbuga nkoranyambaga bamwe bavuze ngo kugira ngo babe umutwe w'imbeba ngo babe umurizo w'intare. ibyo bintu byo habivuga iki ubundi nko kugira ngo abo bantu bo ku mpande zindi bagenda bariya ngo nabo kugira ngo babe umutwe w'imbeba babe umurizo w'intare. icyo bishatse kuvuga ubundi ni ukuvuga ngo hari abantu uriya mu patoro ubundi ni patoro Sabensky patoro hari n'abamwita ngo ni igifi kinini buriya ngo ajya atamika nk'ubakaza waba umufiteho amakuru adashaka ko ajya hanze akaza akagutamika ukajya kuri kamera nk'uku nguku ukavuga uberereka. hano rero ntabwo turi kuberereka twebwe nta wadutamika hano turi kumena ubwino turi kumena umuceri. Sabensky rero aragiye aracemba arazenguruka mpayi bira byose ariko hari abantu bakora ubwino bwinshi cyane bataryama bakameramani bura narabashimiye. umuntu wazanye kamera aho ari hose ndamushimiye hariya kuko ntabwo byari kumenyekana gusa ubu bwino turi kuvugira ahangaha baba babumenye. Rega ubundi utarabikora azamutera iwe njye ntabuye namutera yaba yarabikoze bwa Yesu se na Mariya harya ni Mariya oya cyane Magadalena ni hafi aho ngaho utarabikoze bose ngo barizinze ariko ubuzi banza utekereze neza ubuzi abandi bantu batari nkawe impamvu tumuvugaho nuko ari icyamamare nuko azwi. abandi benshi bakora iyo gahunda bakajya kwirengera ku mpande batazwi batanavugwa. uzi umubare wabo uzi impamvu
bobo habamo ubwumvikane. oya ahubwo vuga Ose ngo ngwino ndebe ubaze ugiye yarati ngwino ndebe. Ubwo muri make mu nyurabwenge abantu benshi barareba, ubwo nawe uje muri abo bareba. umva nyine icyo ndi ubwo rero ni handika amashusho amamedia naho abakureba burya. umva icyo ndi kuvuga nyine ni ukuvuga ngo ubundi ahantu bashobora kuba bahiba bahora hibwa ibisambo bihiba, ariko uwafashwe niwe gisambo. uri kumva uwafashwe niwe buri gisambo, ufashwe n'uwo ari igisambo. ni ukuvuga ngo ahantu hashobora kuba hasanzwe hibwa ariko noneho uwagaragaye wafashwe akaba ari uri ariko nyine birabyo kugaragara ngwino ndebe, uretse ko abantu nyine nta ngwino ndebe we ni pasi yamuhaye. bavuga ubundi amakuru ya ndani harya imbere mu nzu ngo hari harimo ngo umwana utujuje imyaka. ariko ayo ni amakuru yo ku ruhande, ni amakuru yo mwirigara niko nabivuga, ntawe uyafitiye ibimenyetso ariko igihe bizagaragara nabyo tuzabizana hano ku makamera cyane. ariko nyine bategera ngo birarangiye nyine biracyahari. nukuvuga ngo ubundi ubu amakuru ahari bavuga yuko ngo ubu ngubu ngo ari Belgique, abandi ngo ari za Nyagatare mu bitaro byaho, ariko we ubwe ntabwo ikintu aratugutangariza, ahubwo ejo ndaza kumuhamagara. burasa se yakozwe n'isoni, wowe muhamagare ko ejo tuzamuhamagara. ngewe kuba nagutumiye cyangwa se usanzwe tuganira kuri GCM7 TV, abantu badukurikiye batange comment kuri ibyo bintu, bakande na subscribers basharinge kuri bagenzi babo, bakande n'ama like. Sabeske intero yari Sabeske ndabizi urumva yajya aracemba arinjirira, hari ukuntu abantu binjirira bakinjirira n'imbere ndani. ngwino ndebera bamukwese igipasi igikurikiye hinjiyemo undi muntu witwa wa mugore wa Kimenyi, harya yitwa Kimenyi Yves, mwe wafatiye wari umukinnyi n'ubu niwe umugore bamwita ndera, bamwita Muyango. Miss Muyango ubu noneho inkuru zigezweho ni Miss Muyango. Oya tutiriwe tuvuga Muyango turamubazanira ejo, turabararitse noneho ubwiro tubuvana aho ngaho. rero ejo tuzababwira kuri Muyango noneho amakuru ya ndani yo mu nda za ndani nyina rukuntu twinjira no mwimbere bose bari bazi ko nzamuhamagara live bari hano biyumvire. nuko ngo ejo noneho turabararitse baziyumvira amakuru baziyumvira amakuru. rero umutumirwa yari nk'ibisanzwe Jumongo. nanjye rero bazagana umunyamakuru Fujizo bashimiye cyane, bakomeze bakande subscribe. ariko so nta karirimbo wigeze umva indirimbo baririmbe Sabeske kara karirimbo nyine kanciyeho gato, ariko nyine ntabwo nagafashe mu mutwe cyane kuko sinayibyitaye, ariko wowe urakazi nje nzakaberirimbira ejo. ubikishije amatsiko menshi Sabeske sawa nongerejwe nyine tubyumva. bye bye. rero reka tube tubakatiye cyangwa se ejo muzaze sebra twazakoze live ejo. bakunzi ba GCM7 TV turabararitse rero mukore subscribers, mukore like. ubundi ari n'undi n'ikindi cyamamare ngo cyahuye kibereye iyo hanze za Burayi, ariko tubase Yago sera ni umutaramu we, n'inkuru ze twarazirangije. ahubwo icyo nagira ngo nkubwire ongerejwe ariko nyine icyo nagira ngo nkubwire wari uzi ko umuntu udakurikira GCM7 TV ahomba byinshi, kandi kugira ngo uyikurikire neza ni uko uba warakanze subscribe ugakora na like, ukakora no kukazugira akantu kameze uko ngo uko ntaho. rero ariko rero ikiza cya GCM7 ibiganiro byayo byiza bikiza umwana bwacyo, ariko nako kameze none ntibabizi. oya barabizi, bamwe babimenye bari kutwandikira ati tujye dukora. none hari umuntu wambwiye ngo
yakubwiye ngo iki? ngo hari igihe yari afite agahinda ngo yumva yenda no kwiyahura ngo aguye kuri GSM7 TV ngo araseka ngo yumva amakuru atigeze yumva ahandi. Erega ibyo tuvuga bibakora ku mutima bitewe n'ukuri kwa nyako. Icyiza cya GSM7 TV rero kuri izi kamera zayo ntabwo tubeshya. Aya makuru nta handi wapfa kuyumva y'ubwino. Nabira twumva ngo wanguriye ngo ndagucecetse nzakuvuga kuko ibikuvugaho nibagutamika nzakumenya. Nibagutamika batangiye kugutamika nk'agahinja. Oya ntibazagutamike ngo wemere. Twe ntabwo dutabikwa turabibabwira mukazino banyuma ariko kuri kwanye tuba tukuza. Bye bye.